Imana nsingiza, Imana itabeshya, yamaye byinshi nayishimira. Amazina Ericus Mwamutuje, umuhanzi w'indirimbo zaririmbiwe Nyagasani nyiriwe nyiribambe, uturinda. Murakoze kumikaza. Nyagasani Yezu nabane nawe. Nawe kandi muhorane. Amena. Araza no kudusabira ku musozo. Ku musozo. Ericus Mwamutuje. Karame. Ericus Mwamutuje uretse kuba umuhanzi uririmba indirimbo zaririmbiwe zihimbaza Nyagasani. Ubundi ibi wabitangiye ryari? Gutangira kuririmba bwo nabitangiye kera. Cyane ko kuva nyiri umwana nakundaga kuririmba cyane, nkajya mu makorari. Aho ngaho niho navuga ko natangiye kuririmba, ariko kubifata nk'umuhanzi, kuba nafata nka kopi nkandika indirimbo, nkavuga ngo iyi ngiyi ni yanjye yakozwe na Mwamutuje. Byatangiye kuva 2015 ubwo nari nangiye kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Nibwo nabonye abantu bamfasha, abantu bo kugenderaho, bituma nkomeza kuzamura. Noneho bya bintu nafataga nk'impano nangira kubikira mu ngiro, nangira kuririmba gutyo. Ariko indirimbo yanjye ya mbere yagiye hanze mu kwa 9 nibwo natangiye indirimbo ya mbere. Yitwa ngo iki? Yo naga ari indirimbo ya gospel. Uyu mwaka 2020 umko n'umwaka ushize. Umwaka ushize mu kwa 9. Natangire ku ndirimbo itari gospel yitwa Uzambabarire. Yego. Niyo nahereyeho. Waririmbaga umukobwa? Batari gospel bisa nkabyo. Oya ntabwo niko biri. Yari indirimbo nyine Uzambabarire. Ntuzansiga cyangwa ntuzandeke. Suzansiga ahubwo ni indirimbo ivuga ku mateka nk'uko wakundanaga n'umuntu. Bisa nkaho nyine mukaza guhemukirana kwa. Bikarangira umwe aciyeho, nyuma yo kumva nyine birakubabaje kumva ko ushobora kubona ikosa ryawe nyuma ukavuga ati nshobora kuba ntarabikoze uko nabigombaga kubikora, gusa uzambabarire. Ukicuza? Ukicuza akavuga ati uzambabarire. Imbabazi ubwo zari zirimo no kwicuza. Nubwo wagiye uzambabarire. Nubwo wagiye uzambabarire ugaruke. Uzambabarire ugaruke harimo uzambabarire ugaruke, nago birimo ahubwo harimo ubu byango warakongera gukunda kuko umutima wanjye nyine warakomeretse nyine. Buriya mimi uzi ikintu misa numvamo hariya harimo n'akantu ko kugira umuntu agaruka ahubwo haba harimo akantu ko gushaka kumwereka ko iyo witujije nubwo yagiye ariko hari ukuntu agatima kagihari. Twikomereze rero. Ayo ni amateka yose, ni amateka ya Ericus aho tugomba kuyataruka. Urumva ko yahereye ku ndirimbo y'urukundo, ariko Yesu yahereye ku ndirimbo y'urukundo abona kuza muri zino ndirimbo izi ngizi arimo nyine za gospel. Ericus umuntu abyumvishe ubu buhanzi bukorera hehe? Nabanje kuba ndi Kigali. Icyo gihe nakoraga indirimbo ya mbere nari ndi Kigali, nikorera muri Christian Record, ikorera Gatenga. Ni indirimbo ya mbere nayikoreye. Yitwa ngo iki? Yitwa Uzambabarire nyine iyo ya mbere. Naho iyo studio ni Christian Record, ikorera Gatenga. Iyo ndirimbo Uzambabarire yaje gukurikirwa noneho indirimbo yo gushimira. Indirimbo nahimbye 2018 yitwa niki cyatuma nagushimira Yezu. Niyo iyi ngiyi ubwo ngubwo. Iyo ndirimbo nyikorana n'abavandimwe bo mu nda, babiri bo mu nda, n'abandi babiri nyine b'inshuti zanjye
dukora iyo ndirimbo niki cyatuma nagushimira Yezu. Ni wowe yanditse? Izo zose ninjye bazanditse, izo mfite zose ninjye uzandika. Bo bagufashije mu kuririmba ariko ni wowe wayanditse? Ninjye wayanditse. Bamfasha kuyiririmba, iranakundwa. Yego. Abantu feedback mfite nuko yakoze ku mitima ya benshi. Ubwo niyo ngiyo nyuma nta zindi zasohotse? Hasohotse izindi kuko mfite indirimbo 5 zose hamwe n'indi itarasohoka ariko nayo itararirimbiwe Imana. Hasi hakurikiraho ushatse wahinduka. Ubwo ni secular ni isanzwe ntabwo. Ushatse wahinduka yo ni gospel. Ni gospel. Hanyuma urava uririmba indirimbo zaririmba Imana zisingiza Nyagasani kuri ubu ngubu cyangwa ugenda uvanga n'izindi? Nago navuga ko ndi mu gice cyenda cya gospel gusa kuko iyo hari gihe biba ngombwa ko haza amakano nyine nkumva hari indirimbo injemo nkumva iri kundya. Yindiye nyine ndavuga ati nyine byose ni iby'Imana. Byose ni Imana yabiremye kugira ngo tubibemo. Nkakanyuzamo ariko gospel niyo priority. Ushatse kuvuga ngo ukakanyuzamo ni nk'ubuhe butumwa bundi ujya unyuza muri buno bwa gospel? Usibye iyo ngiyo wenda Uzambabarire wenda nahereyeho wenda navuga ko bisa nk'inzika sinamenya. Indi yo ntabwo irasohoka, yo nshobora kuzayivugwa ubutaha gusa ndayibararikiye. Yo ni gakondo, iri muri style ya gakondo. Ujya uririmba no mu bukwe? Ntago ndigize mbijyamo, bisa nko kubura umwanya. Nakunze kuba mu bintu byinshi bitandukanye, bigatuma kubona umwanya bigorana. Ubundi mu gihe cya COVID-19 muri bihe byaguma mu rugo, nibwo nabashije nyine kumenya gucangura nkamenya ngo iki ngiki kiri prioritaire, iki ngiki ngomba kukireka. Naho ubundi nari ndi mu bintu byinshi ku buryo byangoraga no kumenya ngo iki ngiki nicyo nkurikiye, iki ngiki ndakiretse. Indirimbo rero zisingiza Nyagasani cyane haba Catholic ziba ari indirimbo zisaba umwanya, amajwi, amanota. Ni ibintu biba bihagaze bite kuri wowe? Urumva 2015 nkuko nabivuze ubwo nari ngeze kaminuza, hari korali yitwa Bomberge ihuye yamfashije mu kwiga umuziki. Yego. Ni ko nari nzi ko nizihiye impano yo kuba nahimba indirimbo nkayihimba ariko ntabasha kuyandika. Nirigira icyo bimara cyane ko muri Kiliziya Gatolika bwo bisaba kuba ufite kopi uyigaragaza. Nabikoze kugira ngo mbashe koko kwandika izo ndirimbo numva zindimo. Nzandika hari n'izindi mba naranditse ariko kubwa amikoro n'iki zikaba nyine zikibitse ngenda nkoraho gake gake. Izi ngizi ziba ziriho si izo mba nahimbye uwo munsi, hari igihe ziba zimaze n'igihe kirekire noneho hakaza n'ijwi rimbwira ati iyi ndirimbo yikore, nayikora. N'amajwi akaba ari wowe ubyikorera n'amanota gusa ngira abantu bamfasha ko birumvikana ko iyo wanditse ikintu bisaba guha umuntu ufite ubumenyi burenze ubwawe kugira ngo agukosore. Kuko kugira ngo ushyireho amajwi ane ye kuza ahure biryohe bisaba ubuhanga, bigasaba experience. Wegera abantu abanyamuzika bankuriye fatiraho urugero bakamfasha. Ndetse naho muri studio umfasha nawe mufata nka metre wanjye, aramfasha tukamasteringa ayo manota no muri record bikagenda neza. Uvuze ngo ufatiraho urugero. Watubwira nka babiri bajya bagufasha ndetse ushobora kuba wafatiraho urugero mu mpano yawe yo kuririmba? Hari umusore w'inshuti yanjye Niyonzima Oreste, akorera muri KCM Record, twahuriye nanone muri iyo korali. Ni inshuti yanjye cyane aramfasha. Nanone undi muntu mfatiraho urugero uwo bita Denis Ituriki, nawe
mufatiraho urugero bambajije abantu babiri hanyuma uri umunyeshuri yararangije warashoje Demiri Kenzo urumva ko nibwo yarari kujyamo ese warashoje nashoje definitely never noneho uri ingaragu bise bimpa ikindi kintu kuko baza uri ingaragu icyo cyiciro nicyo nari ngiye kwinjiramo wenda Mimi yaramaze kutunyuriramo ku muziki we ariko none tugarutse inyuma ubundi ninde yavukiye he ese atubwiye ko afite abavandimwe bangahe angana iki n'ibyo by'ingaragu wenda bitubwire ni muri introduction ye twari tumaze kumenya nk'umuhanzi wenda nabyo turajya tugenda tubigarukaho ariko yongere atugarura aho ngaho murakoze cyane amazina yanjye nyakuri Hagenimana Eric uzwi ku izina rya Mwamutuje wamwumvise Hagenimana Eric uzwi ku izina rya Mwamutuje Ericus ntabwo ariko yitwa Hagenimana Eric amazina y'ababyeyi none se Mwamutuje ni indirimbo yaririmba bamwita Mwamutuje reka dukomeze twagiye hari aho banzi Eric Padiri nkomoka mu karere ka Karongi akangaka iradiyo irimo umudugudu wa Rugarama akagari ka Birambo umurenge wa Gashari paruwase ni ya Birambo nkaba umukoriste wa Magnificat nanone nk'iyo paruwase nkaba umukoriste nanone wa Saint Paul Inyange ubungubu aho ndi nkaba nanone umukoriste wa Saint Paul Ikigara aho narindi umukoriste wa Robomberije ihuye nanone aho nigaga ni ibyo ngibyo nkaba mfite ababyeyi bombi mfite n'abavandimwe 6 ubwo nanjye ni uwa 7 abahungu turi 3 abakobwa 4 uri ingaragu ndi ingaragu igitekereza uracyashakisha uburyo umuhamagaro ugomba kugenda umuhamagaro wo gushaka se cyangwa wo gushaka yegeze ngo ufite gahunda nanjye zo muri kiriziya ubu umuntu waba ateze amatwi radiyo Isangano yumvise kuri ingaragu uri kuvuga ngo uracyashakisha ntabwo urakiga umubano se cyangwa uyivuze ngo urakiga cyangwa urakiga ikibuga ndakiga ikibuga kazongera kunyerera hanyuma rero izina Mwamutuje ryaje riti izina Mwamutuje rero ryaturutse kuri groupe scolaire Serene Birambo aho nize abarizi ni bake ubwo ni na kera ndumva ari kera nkurikije Serene ubwo ari ukiri mu rugo mu Birambo Gashari niho narindi dusuze n'abantu bari Gashari cyane kandi ubwo wabwiye ngo bashyireho umwana wo mu rugo umwana wo mu rugo birumvikana ubu bari kukumva kabisa 5 kuri kagenze kako hanyuma rero wari ukitubwira aho ryaturutse hari umutipe wari inshuti yanjye cyane Imana ishimwe Emmanuel gusa niba nyumva ndamushuje kame yego hari utuntu umuntu nyine akora akadukora yiturije nyine akaravuga ati ariko Mwamutu buri munsi ariko Mwamutu buri munsi ariko Mwamutu ariko yakwise neza ndumva ndagakunze yakwise neza ndagakunze nyine ndakabika ari laptop nari mfite nandikamo Mwamutuje kwa kuri ukuntu ufungura computer undi muhungu w'inshuti yanjye nawe afungura iyo computer araribona ahita ari kwizihuye ubwo uba Mwamutuje ntacyo ritwaye ni ryiza yego hanyuma muri kaminuza harya yavuze icyo yize ntagisimbutse nize biology pure biology agashami ka zoology and conservation no kuvuga inyamaswa no kuzibungabunga ubu inyamaswa urakaze ubishobora kureba ukamenya n'ibyo iri gutekereza inyamaswa se mana yanjye imyitwarire y'inyamaswa kumenya uko inyoni buriya uko zikora uzirebye karagiteri like abantu ukamenya n'ibibabaye kameme cyane niba yishimye amarangamutima y'inyamaswa ushobora cyane wahura n'intare ukamenya ko uri buyegere cyangwa uri bufumyemo wahura n'ingagi gutyo byose wize ibintu byiza kandi hanyuma rero ubu ngubu wenda urakora cyangwa
okay noneho kujya muri studio biba bimeze bite biba bihagaze bite cyane nk'umuziki kameme ubujya muri studio ugatanga amafaranga n'ibindi bigiye bitandukanye nyine kugira ngo indirimbo ijye hanze biba bihagaze bite kuri ubu ngubu cyane kuri izi ndirimbo zisingiza Nyagasani. Murakoze. Kujya muri studio bisaba amafaranga nk'uko mwabivuze, ariko amahirwe nanone ngira nuko umuntu umfasha mu muziki nawe turaziranye, afite uburyo amfasha nyine akandwaza kamba ariko mbivuga mu iyo terime. Ubu mfite akazi kama amafaranga make, ariko kubera ibyo ukunda urapasura nyine ugakuramo nayo kujyana muri studio. Hanyuma ibyo utanze nta buryo bigaruka cyane ko urumva niba ukora umuziki sinzi ko ukora nko kugira ngo wenjoyinge cyangwa se utanga ubutumwa, cyangwa ari umuziki ukora kugira ngo nanone ugire icyo winjiza, sinzi uburyo ukoramo. Mbere yuko winjira mu kibuga nyine urabanza ukiga. Negereye abantu bagezemo mbere yanjye. Mu muziki uwo ari wo wose mbere na mbere bisaba kubanza kuinvestisa, gushora, ugakurikirana ibyo ushora, ugasa nkaho utavuga ngo mbigiyemo aricyo cyonyine ngiyemo utangira, kuko ubigiyemo uvuga ati nsohoye indirimbo imwe nitamo amafaranga ati ndabivamo. Oya, bisaba nyine bisaba gukomera nyine ukumva ko ikintu ugiyemo niba uvuye mu ruzi nyine gwamo ukagwamo nyine. Uracyashora? Ubu ngubu ndi gushora kandi ndi kugerageza nyine no gushaka uburyo nyine bwo gushaka bwo kubyaza umusaruro. Ngira channel ya YouTube. Channel ya YouTube binsaba kuyimenyekanisha kugira ngo ibashe kugera ku ntego, kugira ngo mbashe kugira ibyo mbona biturutse mu muziki. Ariko ubu ngubu bisa nkaho nyine ndacyashobora, ndacyanategereza kwa kundi umuhinzi atera urubuto mu butaka ategereje ko ruzamuha umusaruro, nk'uko umuntu atera igiti kikazera mu myaka 5 ugashyiraho ifu ukabagara ugashyiraho ifumbire. Uracyafumbira? Ndacyafumbira. Uwo nguwo ni Mwamutuje Ericus cyangwa se Hagenimana Eric. Ubwo hari abantu bakuzi kwayo mazina yose, ntabwo twakwirengagiza ko burari nuzi Hagenimana Eric. Barahari rwose. Barahari, hari indirimbo zawe tugiye dufite, harimo nkitwa Ave Maria. Bishatse kuvuga iki? Ndakuramutsa Maria. Ave Maria. Hari indi mukobwa ufite ijwi uramuzi wabonye n'igihembo mu mwaka ushize cyangwa muri uyu mwaka, uririmba iyo ndirimbo kumva wasinziriye. Ave Maria. Ave Maria. Urumva amazina Epiphany. Yes, Epiphany. Amazina urumva. Niho wabonye n'igihembo? Nago nafite amakuru, hari igihembo nigeze kwikurikirana kuri televiziyo imwe, noneho ari wowe wabonye igihembo, ariko araririmba jemuve. Rero numvise irijwi baba bafite amajwi akurura ukuntu amajwi ameze neza, bawumva kabisa ari ibintu ntabwo bapapira, ni ibintu amanota ku murongo. Reka mbabwire nti abakatolika muririmba neza. Merci beaucoup. Nabandi baririmba nabi. Ariko reka twikomereze ya ndirimbo wahereyeho ubwo wari utangiye udusuhuza, yitwa ngo iki? Yitwa Wankuye mu Misiri. Wankuye mu Misiri. N'ubwe butumwa buri muri ya ndirimbo? Iriya ndirimbo Wankuye mu Misiri ubundi nayihimbye 2019. Ndi kwandika igitabo ndabyibuka. Nicyo wagereranya na Misiri. Nari mfite umusuperviseri mwiza agushyira nyine kuri pressure ukuntu ku buryo umushyira n'igitabo n'ibiri byo atiri wasoma akacishamo imirongo. Umwari mwiza defense mvuye muri defense nahise njya muri chambre hari amapiano. Nashyizemo beat. Yego. Nashyizemo beat ndamedita. Ndavuga ati wagitaba uri Misiri pe.
abahanzi rero bajya bashimisha ugashobora no kukureba muri aya magambo yose twavuze agakuramo indirimbo bagira ariko ni abantu beza gusa byari byiza yaramfashije kuko atagukanze ntago hari bitakuvamo byatumye kandi koko wumva ko n'ikintu wakoze cyakuvunye kandi ugiha n'agaciro gakomeye cyane yego aha yes ubwo naringiye gukurikizaho ikibazo kibaza kiti mu buhanzi bwawe mu myandikire yawe ese ibintu wandika byose ibintu biba byakubayeho cyangwa rimwe na rimwe arigiye ba inspiration nk'umuhanzi hagati aho ino ndirimbo Ave Maria uyifatanyije n'umuntu witwa Marie Ange nawe uratubwira ko uno muntu ni muntu ki nawe no umuririmbyi ku giti cye cyangwa bamwifashije gutyo cyangwa murakorana kuko ntabwo ari indirimbo yonyine mufitanye yego Marie Ange Ingabire ni umukobwa utuye muri Kigali ni umuririmbyi gaturika ntabwo navuga ngo ni umuhanzi ku giti cye ariko ajya afasha ndetse ajya aririmba no mu zindi ndirimbo zitandukanye ubwo ndamufata nk'umukobwa w'inshuti yanjye nanone ariko nanone twahujwe nanone na Niyonzima Oreste niwe waduhuje aravuga ati nkurikije ijwi ryawe uko rimeze n'iryanje hari njya numva bijya guhura ukuntu akifuza ko dukorana nuko byaje noneho kuri cya kibazo nahereyeho ese ni ibintu biba byakubayeho ibintu wandika cyangwa ibintu nandika rimwe na rimwe biba byambayeho ariko nanone hari igihe bitambaho bikaba kuri mugenzi wanjye akenshi ibyo nandika ni ibintu biba byabaye ntago nshobora kwicara ahantu ngo mvuge ngo ndicara nekerezero n'ibiza nyine biza biturutse kuri sayini nabonye ku muntu nshobora kubona umuntu ababaye avuga ati ibintu byakomeye nkahita nkuramo indirimbo ati muri hangane ibintu bizashira ibintu nk'ibyo zose ziba zifite ahantu zavuye nko kuri iriya ndirimbo yitwa ushatse wahinduka hari umuntu w'inshuti yanjye na n'ubu ni inshuti yanjye buri gihe nabonaga akora ibintu nyine nkabona ari gusa nk'aho ari gutana nyine ari kuva mu murongo uwo mugoroba mpita mpimba indirimbo ntangira kuririmba ushatse wahinduka kandi ubwo ntabwo yari we wenyine hari n'abandi wenda barimo babivamo wafashije cyane noneho icyatumye noneho icyese kima imbaraga noneho gihita kima na melody kima n'ibitero ni misa itangira diveni yo muri diveni yo noheli y'ejo bundi nyine ubwo mu kwa 12 Padiri François nyine mu Kicukiro aho ntabigarukaho none arabitsindagira ko mushatse mwahinduka ndi muri bisi nerekeza i Muhanga niho nari ngiye numva nyamara ushatse wahinduka yitiza gutyo nyine waturirimbiraho gato nyamara ushatse wahinduka nyamara ushatse wahinduka ugahindukirira uwakuremye ugahindukirira waguhaye ubuzima inzira itugeza ku buzima ni inzira ityaye kandi ikomeye naho inzira y'urupfu iramanuka hitamo urupfu cyangwa ubuzima. Mesaje iratambutse ibintu ni bibiri urupfu cyangwa ubuzima. Amahitamo n'ayanjye amahitamo n'ayawe. Ikibwirizwa kikakira natambutse rero niyo yayo. Ni Ericus Mwamutuje cyangwa se Hagenimana Eric niye mutumirwa wacu uno munsi mu kiganiro Gospel Talk. Ni ikiganiro cya Radio Isangano kigaruka ku makuru abavugwa mwiyobokamana. Ni umuhanzi w'indirimbo zisingiza zihimbaza Nyagasani muri rusange. Havuka mu birambo bya Gashari hano ikarongi tuba tugomba burya no guhera iwacu kuko ntabwo tuzadora tugiriya hejuru cyane kandi ni wacu hari abantu mu byukuri
babishoboye nabo. Reka tubanze tugiye dutya dutumikire ababa badutumye, ubundi turagaruka mu kanya dutanga n'imirongo ya telefone, namwe mugira icyo mumubaza, tubaza n'ibya nyuma, ari nako turaba tumusezeraho kugira ngo tujye no mu bindi twateguye. Ndije mu the best ndetse na Mimi Rachel. Icyo gushima mama kutavuga ubuse ko mbona n'umujyanama w'ubuzima atanyitaba. ndakura yewe ndakura uterura uwo mwana umuhoze Fifi. oya mama ndagiye rwose ngiye kumusanga iwe. mva wongera umuhamagare Fifi, ntiwasiga ntabasha kweguka rwose, ntusiga n'uruhinja. wongera umuhamagara ariko ubu bingendekeye bite kuko navuye kwa muganga ndi muzima. ariko mama kandi mama niwe watumye rwose uremba. ejo ise ikimara kugufata narakubwiye ngo dusubire kwa muganga ntiwanyuma. hamagara. Alo? aritabye mama. ngaho mubwire. Mujyana nabarameze nabi kuva ejo bundi nagize ikibazo cyo kuva, ntekereza ko biri bushire none byankomeranye, umutwe urandye cyane we, kandi mfite n'isereri. wikwirirwa uvuga byinshi ndaje muri naringeze hano ku gasharu hafi y'iwanyu. reka Fifi itegure mwana wa, itegure he ko umwana maze turajyana kwa muganga. Niko Fifi karame ngo leta ari hehe? ari mu cyumba cyari kameze nabi mujyana. Mujyana erega ameze nabi cyane kuva ejo bundi ndava cyane pe, umenya ari nayo mpamvu umutwe undya nkanagira isereri rwose. nakomeje kwibwira ko biri bushire none byanze neza. ukava nyuma yo kubyara ugatuza ukaguma ahangaha mu rugo kokogore aho gusugira ngo hari icyo mbasha no kurya. nagize isesemi rwose, icyo ndiye cyose kiragaruka. shaka imyenda ya mama wawe vuba nanjye mpamagare mbangukira gutabara tumujyane kwa muganga. gira vuba Fifi. ubu koko mama karembye burya ndabigira gute koko mujyana? alo, ndi umujyanama w'ubuzima ushinzwe ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana wo mu mudugudu wa Gasharu. dukeneye imbangukira gutabara. mfite umubyeyi umaze ibyumweru 3 abyaye umeze nabi, mungirire vuba. mama ibi ni ibiki koko? humura Fifi, humura imbangukira gutabara iraje tumujyane kwa muganga. ngo leta rwose wavuye ku kigo nderabuzima bakubwiye ibimenyetso mpuruza ku mugore ukimara kubyara. barabimubwiye nyine, niyo mpamvu agitaka isereri n'umutwe. naramubwiye ngo nze kukureba arambuze. erega numvaga biri bushire, ntabwo nari nzi rwose ko biri bukomere bigeza. ubuzima bwiza yewe munyarwanda uzira umuze. ibimenyetso mpuruza ku mugore ukimara kubyara n'ibi bikurikira: kuva bikabije, kubabara cyane mu nda, mu gatuza no ku maguru, kutabona neza biza mu buryo butunguranye, kugira isereri, guhumeka nabi, kuruka, kurwara umutwe bikabije no kugira umuriro. ibi bishobora kumuviramo gutakaza ubuzima atitaweho byihuse. mubyeyi ukimara kubyara, gana ikigo nderabuzima kikwegera igihe cyose ugize kimwe muri ibyo bimenyetso, kuko iyo ukurikiranwe kandi ukitabwaho hakiri kare uhabwa ubufasha bwihuse, bityo ukagira ubuzima bwiza. ngo leta amerewe nabi cyane kubera ko yagaragaje ibimenyetso bidasanzwe nyuma yo kubyara, ntiyihutire kujya kwa muganga.
ese waba wibuka ibimenyetso mpuruza umubyeyi umaze igihe gitabyaye abona akihutira kujya kwa muganga? Ibyo bimenyetso ni ibihe? Ubu butumwa mubugejejweho n'Urunana Development Communication ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima na Intra-Health International muri gahunda yitwa Ingobyi ku nkunga ya USAID. hanyuma rero ikiganiro kiracyari gospel talk mu kanya Jean Marie Vianney yavuga ko turi bugaruke tukubwira nimero za telefone aho wanyura uhamagara cyangwa se wohereza n'ubutumwa bugufi kugira ngo ube watanga igitekerezo cyangwa se ubaza ikibazo uyu muhanzi dufite umuhanzi w'uyu munsi urahamagara kuri 0725 0781 ariko nanone wakohereza n'ubutumwa bugufi kuri 0725 telefone ziri tayari rwose telefone ziri tayari hanyuma niba ari ikibazo ufite wabaza uyu muhanzi radisangana lo radisangano allo ndabona hari yahise agenda imirongo yacu ya telefone rero muduhamagare cyangwa se mutwereze n'ubutumwa bugufi ndabona bari gukomanga radisangana lo radisangana lo hari ukuntu ikirere kiba cyanze je muve reka turebe harabura amasegonda make ngo isa ine zigere kanda akanyenyeri 255 akanyenyeri 2 urwego ugure gigabyte 30 za internet ya 4G zikoreshwa iminsi 30 yose ku mafaranga 16,000 gusa. ngayo nguko rero mirongo ya telefone iriho ushobora kuduhamagara nawe maze ukagira ikibazo umutumirwa wacu uyu munsi gospel talk allo abisangano yego turakumva neza umuntu rero arabishoboye kabisa zikuririmba afite impano bimubwira ariko kumva rwose vugana nawe bimeze gute umusa ndakumva neza muvandi allo karame bimeze gute ni bo tavuga neza ra ni sawa ntabwo uri kunyumva
Alo. Umeze gute? Meze neza kabisa. Kabisa urashoboye musaza, urashoboye komereza aho ngaho. Merci beaucoup. Urumva ko yes urashoboye meze turashoboye ariko n'inama rwose burazi abari nziza baryo cyamuzanye kugira ngo agire ibyo yakosora cyangwa se n'ibyakongera muri rusange. radisangana lu Gospel Talk, halo. Halo. Yego turakumva neza. Komera jumuve. Komera cyane. Erike mu Burundi. Yego Erike. Erike arakumva wundi. Numvise ibihangano bye numva ni sawa ariko se twabasha kubisanga kugira ngo tujye tubasha kubyumva. Mu gihe tutabisabye wenda kuri radio ariko tuba twajya nko ku bano ba DJ bano mu masoko atandukanye twabibona gute na reka akubwire rwose ko ari buvuge muri rusange amakuru y'ishimwe Patrick w'inyamasheke ngo bimeze bite Shimwe Patrick ahubwo nuko uzamubwira akaduha amakuru ye tukageza ko nimba basha kumuvugisha uzamubwira ajya atanga amakuru ntagiye buriya abantu barimba bari benshi cyane harimo natwe bo tuba tutazi ibyo Erike ariko rero ngiye mba numva ari n'intambwe yabo ya mbere kuba mwagize ngo Erike atari yatera intambwe ngo azane ibihangana aha ngaha tumenye ko hari ntabwo ari muzi nubwo yari ahari sibyo ariko buryo uteye intambwe radisangano hano irahari iri hano kandi ku bwabo rero babyoroshye katwaye twakire n'uyu halo yego yitwa Bimenyimana Jean Claude ndi Rugote. Yego Rugote umeze neza? Rugote tumeze neza rwose nta kibazo akazuba twakabonye noneho ndashimira by'umwihariko radisangano yashyizeho ikintu cyitwa Gospel Talk. Kuko bidufasha kumenya abavandimwe bacu bazamuka baririmbye bimeze gute by'umwihariko mu bintu bigendanye n'iyobokamana mu rwose cyane noneho nshimire n'uwa muvandimwe. Navuga ngo nakura hejuru rwose natwe ubufatanye bwacu burahari abantu bose turahari haba mu isengesho nuko tuzashobozwa tuzatugenda tumufasha nakura imbere rwose tumuri inyuma arashoboye. Murakoze cyane. Natwe turabemera. Sansana subiza cya kindi cyaho bavana indirimbo zawe uretse kuzisaba hano. Murakoze. Icyo navuga hano wakura indirimbo zanjye ubu ngubu ni ahantu hamwe gusa mu gihe cya vuba ndashaka n'ubundi buryo zabonekamo ubu ngubu wabasha kuzibona kuri channel yanjye ya YouTube ya Mwamutuje wabasha kubonamo izo ndirimbo zose navuze ngo ajya kuri YouTube ubundi akandikaho Mwamutuje ibihangano byawe byose bitabiza liste yabyo ntabwo ari Mwamutuje gusa ni Mwamutuje Ericus yose agomba kuyashyiraho uko bamwamutuje ushyizeho Ericus ni ubwo ubona benshi Mwamutuje nuko nzi ko nuko ari njyewe okay fine ibyo ngibyo rwose birasobanutse twakira abantu nka babiri tugenda rwose dusatira umusozo ku musezerero ubundi tukajya no mu bindi abantu babiri kuri telefone babaye bahari twabakira Gospel Talk halo Gospel Talk halo ngo twamwakiye ariko ntabwo ari kuvuga je muve kiganiro ni Gospel Talk yego nyuma ndabona no mu butumwa bugufi n'ubundi babazaga ngo mutubarize Eric uti bihangano twabisanga he muri Karongi hanyuma ni Eric mu Burunga Gospel Talk ndabumva muduhe amakuru ya Patrick ngira ngo niwe wahamagaraga mu kanya ariko nizere ko wumvise ko Eric nizere ko wumvise ko nyine ari kuri YouTube Mwamutuje ubundi bihangano ukabasha kubikurikirana byose okay tugenda dusatira ku musozo Eric noneho sinzi nimba ari cyazamaza dusoza Mimi oya ntacyo namubaza ahubwo namwifuriza amahirwe masa yego
yego noneho dusoza ndagira ngo utubwire noneho kugeza ubu ngubu mu magingo ngaya uri muri bino bintu kandi watubwiye kutenda kubivamo impumbero yawe none n'ubutumwa watanga. Murakoze cyane. Buri wese yatangiye umushinga cyangwa atangiye igikorwa runaka abafite aho yifuza kugera. Mbere na mbere ndifuza gukomeza gukora kandi ngakora ibintu koko byubaka imitima y'abanyarwanda, nkabasha gufatanya n'Imana gukiza abantu nyuze mu bihangano ndetse no mu mva mutima zinurukamo yamaye. Ikindi ni ukugerageza gukoresha talenta Imana yamaye ikaba yabasha nyine no gufasha umugaragu wayo kurangiza ubutumwa bwe hano ku isi. Ubutumwa nagenera abantu, indirimbo ikintu igamije kugira ngo uyumve uryoherwe ariko ugire n'icyo usigarana. Ndibaza neza ko mu ndirimbo zanjye harimo ubutumwa buri wese bumugenewe. Icyo nabasaba nuko bagenda aho nababwiye kuri channel Mwamutuje, bakagerageza bakareba izo ndirimbo bakazumva, bamara kuzumva ariko ntibagende gusa, bagakanda no kuri subscribe, like, bakanasharinga ku bandi kugira ngo koko na comment bakambwira tanga komereza hano wabyishe kosora ni ingenzi. Ibyo ngibyo ubwo bufasha rwose nibwo mbasabye. Yego Eric tugushimire ko butumire rwose wabwitabiriye kandi kuzajya ushobozwa tuzadukomeza kugenda tuvugana ko igihangano gisotse kitugezeho ubundi natwe tugica intege rwose. Imiryango bajya banga imiryango irakinguye ko nanjye uvanga amarembo ariko studio ntabwo igira amarembo. Imiryango rwose imiryango irakinguye n'undi munsi rwose uzagaruke. Murakoze cyane. Yego reka tumuherekeze muri tuze dujya no mu yandi makuru. Urabumva ko iyi ndirimbo yayise wankuye mu Misiri ari kumwe na Marie Ange ni gospel talk. Twebwe turagaruka mu kanya n'andi makuru ari kuvuga. Imana nsingiza, Imana itabeshya, yamaye byinshi ndayishimira. Ni wowe iteka nambaza